wa 50 niyo bavuze ngo ni muze mwenyine twihererane mu nsange ahantu hatari abantu. Hari gihe biba ngombwa yuko ugera mu gihe ushaka gusenga isengesho rya wenyine. Dawidi nawe yumvishije urugamba afite asanga atari uwo gusengana n'abantu, ahubwo asanga yuko akwiriye kujya gusenga ari wenyine kandi akagisha Imana inama, akayibwira ngo Mana ko nahagurukiwe n'uru rugamba, none mbigenze ne mbigire Imana itugirire neza. Bibiliya itubwiye ngo iki? Itubwiye kuri umugabo bita Dawidi. Bibiliya itubwiye ngo Dawidi aramanuka ajya mu bihome, arangije agisha inama Imana. Imana itugirire ubuntu cyane. Turabashimiye cyane abakunzi bacu, abakunzi b'Umuremyi TV n'abakunzi Bisarura 12 TV, Bisarura 12 TV n'abakunzi bashaka Imana TV. Imana nibaha umugisha, turabishimiye, turabakunda cyane aho mutuye hose mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje cyane. Ntabwo twakwibagirwa n'abari muri diaspora, abumva ikinyarwanda n'abatacyumva, mwese turabashuhuje cyane. Ntabwo twibagiwe n'abarwayi kuko turabizi ko hari abari kwa muganga za Kibagabaga, aho ngaho Kacyiru. Namwe birashoboka ko mwatwumva, ariko Imana ni ihari yo kubakiza mu izina rya Yesu, reka tumwizere. Muri uyu mwanya rero tugiriwe umugisha mwinshi cyane wo kubana n'umukozi w'Imana. Reka tumwakire adusuhuze. Yesu nashimwe mukozi w'Imana. Yesu ahimbazwe cyane Umuremyi. Mumeze mute? Turashima Imana kandi no kuri Uwiteka aratuzigamye. Uwiteka arabazigamye. Ntabwo bishatse kuvuga ikira. Araturinze. Ni imvugo y'Ikirundi niyo bavuga ko kuzigama kurinda. Uwiteka arabazigamye. Nukuri ni byiza. None se ndabona mwambaye neza, ariko ntago ntangira sinatangiye ikiganiro, ndabona mwambaye neza mwese. Umwami Yesu abishimira. Sishaka Imana mwese, ubundi ntago mungana. Imanga zigendana. Rwose. Mukozi w'Imana, wenda twari dutangiye tuganira, ariko ndabizi usengera muri ADEPR. Yego, nsengera muri ADEPR. Mbere yo kugira ngo wenda twibwire bisanzwe amazina yanjye, niba uri n'umusore, ndabona nta mpeta wambaye. Ndi umugabo. Amazina yanjye nitwa Nzabandora Patrick, ndi umugabo nk'uko mwene data yarabimbaje, ntabwo ndi umusore. Ni kwa kundi abagabo tujya muri dushe tugasiga n'impeta tuzisizemo, bikarangira tugenda dufatiyeho. Uri umugabo w'abana bangahe se? W'umugore umwe cyangwa? Ndi umugabo ufite umugore umwe rwose. Utateganya gushaka abandi. Narigize ngo uri Salomo. Salomo niwe wabonaga umugore agahita mbese agavuga ati Salomo yari umuhanga kandi ni ngombwa. Yari mu mavuta ya se. Yari mu mavuta ya se, we yaje aca agahigo k'ibyo se atakoze. Dawidi we ibyo yabinyuje, Dawidi ibintu bye yabikoje anyuze mu nyerera mu cyamo, hazamo n'ibyaha. Rero Salomo we yareruye. Aravuga ati ngomba gutera ikirenge mu cya data. Murabizi ko Salomo akomoka n'ubundi kuri mudamu wa Uriya. Urumva rero ni karandi, cyo bita karandi. Salomo akomoka kuri Uriya, kuri Barisheba. kandi umwana Salomo yabyaranye na Uriya yarapfuye. Umwana Uriya yabyaranye na Dawidi si yapfuye? Umwana Dawidi yabyaranye na Barisheba muka Uriya yarapfuye. Uwo mu cyaha nyine, uwo mu cyaha kuko Uwiteka yari yabirakariye. Salomo yagize icyaha, Dawidi yagize icyaha cyo gusambanya muka Uriya, ashaka kumugerekaho icyaha, aribwo yamutumiraga amukura ku rugamba kugira ngo azaze ajye kuryamana nawe inda yimugerekeho. Bihuza nuko rero Uriya yari umugabo wubaha urugamba cyane kandi akubaha abasirikare bagenzi be. Yanga kujya kurara iwe, akajya arara ku izamu. Dawidi agomeza kubimenya, aranamusindisha, nabwo niyigera ajyayo. Dawidi abonye rero ko ibyo yapanze byose bidakunze, nibwo yagize gute, nibwo byarangiye yanditse urwandiko ariha Uriya, ariko yandikira umugaba w'ingabo
kugira ngo nagera ku rugamba azamushyire imbere. Dawidi ajya kugisha Imana inama amanutse agiye nawe mu buzima bwawe bwa buri munsi ntukabure kujya kugisha Imana inama ubaza Imana z'ubuzima bwa urugamba uhagurukiwe nawe. Iki gihe Abafilisitiya bari bahagurutse kubw'uko intwari yabo Goliyati Gati yari yarapfuye, batuye umuntu ugatubanye umwami noneho araturangiza. Nibwo rero ngo bagaje bari badendeje mu kibaya cy'Abarafa. Dawidi ngo agisha Imana inama arabaza ngo none Uwiteka mbigenze ne ko Abafilisitiya bamagurukiye ko baje mbigenze ne. Biravuze ngo nuko ngo Uwiteka asubiza Dawidi aramya ngo Dawidi we zamuka ubatere, kuko yarabaje ngo ese Mana nzamuke mbatere uzabangabiza. Mwene data ntukagira ikintu cyose ujya gukora utabanje kugisha Imana inama, ubaza Imana ngo ese Mana mbigenze ne, nuruhe uru rugendo nzarusoza amahoro bizagenda neza. Dawidi nawe yagishije Imana inama, Imana imugira inama iramya ngo Dawidi we zamuka ubatere kuko inari bubure kukugabiza iki Abafilisitiya. Shuti y'umusaraba narindi kuntego ivuga ngo imbaraga ziri mu kugisha Imana inama. Mwene data Dawidi imbaraga yabonye mu kugisha Imana inama nuko yagiye Imana ikamubwira ngo Dawidi nubatinye zamuka ubatere ndabakugabiza ntuzabura kubatsinda. Mwene data iyo ugishije Imana inama harimo imbaraga ziguhesha ziturutse mu bubana, ziguhesha kukubwira ngo genda ukore, shora ndi kumwe nawe, genda wige ndi kumwe nawe, genda urwane ndi kumwe nawe. Mu kugisha Imana inama harimo imbaraga z'agatangaza zikomeye. Dawidi nawe yabonye imbaraga zo gutsinda abanzi be ziturutse mu kugisha Imana inama. Hano twe twavuze ngo twashaka twakoramo iyindi ntego ivuga ngo mu mashimwe Satani aratera, mu mashimwe Satani arahaguruka. Nawe rero najya ngumbwire ngo iki gihe Dawidi ngo yarazamutse atera Abafilisitiya ngo arangije aravuga ngo Uwiteka amaye gutsinda abanzi banjye mbahomboye nk'uko amazi ahomboka, niko ijambo ryatubwiye. Dawidi yari arimo yishimira intsinzi Imana imugejejeho biturutse mu kugisha Imana inama. Haleluya. Nene data mukundwa nshuti y'umusaraba, wowe nkurikiye uneza amatwi, nuwo nuhuye n'ibibazo bitandukanye, intambara z'ubuzima mu mibereho, intambara z'ubuzima mu rushako, intambara z'ubuzima, mbese ibintu bikubanye urusobe, ntukabure gupfukama ngo ugishe Imana inama, ubaze Imana ngo ese Mana mbigenze ne, ese nyure, ese koko nemere ntsindwe. Dawidi yanze gutsindwa afata umwanzuro wo kugisha Imana iki inama. Niyo mpamvu turi kuvuga mu ntego ivuga ngo imbaraga ziri mu kugisha Imana inama, Imana itugirire neza. Nta muntu wagishije Imana inama Imana icecekana, Imana iguha umwanzuro kandi umwanzuro ukwiriye. Yesu atugirire ubuntu cyane. Biratubwiye ngo nuko abatsinda Perasimu ngo abahomborera nk'uko amazi ahomboka. Aravuga ngo Uwiteka amaye guhombora abanzi banjye nk'uko amazi agira gute ahomboka. Nawe nugisha Imana inama hari ibintu bizahomboka, hari ibintu Imana izamenagura, hari imbaraga izatsinda, hari imbaraga izatsikamira. Ntukabure kugisha Imana inama. Yesu atugirire ubuntu cyane. Bibiri tubwiye ngo iki? Dawidi ari muri ayo mashimwe, Abafilisitiya barongera baragaruka. Najya nkubwire ngo cyagiye Imana igukoreye agatangaza ka mbere, hamwe Imana ibikoze igitangaza cya mbere ku buzima bwawe. Uri mu mashimwe uvuga ngo Imana imaye inzu, uvuga ngo Imana imaye urubyaro, ikiriya gihe urimo gushima Satani ahita atera. Niho ushobora kubura akazi niba wari ufite akazi, niho ushobora kugira gucya ugahura n'uburwayi bugukura ku byo kurya, wari ugeze mu gihe cyo kurya uri mu mashimwe. Dufite abantu benshi babayeho bashonje bafite inzara iteye ubwoba, ariko uyu munsi wa none mu gihe babonye ibyo kurya bagahita babivaho. Hakataka za diabete, hakataka za hypertension, hakataka n'izindi ndwara zitandukanye zibakura ku mirire. Bamwe bakarwara impyiko bagatangira kujya muri za dialyse, ari naho haviramo ubuzenganwe bwo gupfa. Najya nkubwire ngo mu mashimwe Satani aratera. Najya nkubwire ngo mu mashimwe kandi nanone mwene data ujye amaso, kuko mu mashimwe Satani aragaruka agahaguruka. Ukwiye kumenya no mu mashimwe ko ukwiye kuba maso ugasenga, kuko Satani ntiyishimiye kuba mu buzima bushima, ntiyishimiye kuba mu buzima buvuga Imana. Ukwiye kuba maso ugasengera
n'ibisubizo Imana iguhaye, ugasengera amasezerano Imana isoje ku buzima bwawe. Ibyo isoje, iyo migisha wakiriye ukayisengera, kuko Satani aba yahagurutse afite ifuwe, afite ishyari, atifuza kubitunga, atifuza kurya. Mbese Satani akakugirira ishyari. Mu mashimwe nabwo Satani agira gute? Aratera. Jya usenga, ube maso, Imana itugirire neza. Bibiliya itubwiye ngo iki? Ngo Abafilisitiya Dawidi ari mu mashimwe, ngo barangera baragaruka badendeza mu kibaya cy'Abarafa, bazanywe no kongera kumutera. Dawidi ngo ariko yongera amenya amakuru ko bagarutse. Dawidi aravuga ngo nubwo Imana yamaye uburenganzira mbere bwo kuzamuka nkabatera, ariko reka ne guhita ngenda gutyo gusa nongeye kugisha Imana inama. Biravuga ngo yongera agisha Imana nanone inama. Ni mu ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu kugisha Imana inama, Imana itugirire neza. Dawidi yongera agisha Imana inama, arabaza ngo none se Uwiteka ko bagarutse mbigenze ne? Imana yamya ngo Dawidi we, noneho nuri buzamuke nkuko mbere wazamutse. Bihari igihe biba ngombwa ko Imana iguhindurira systeme yo kurwana. Iyo nono intambara warwanye ushonje, ntabwo ari uzarwana urimo kujya uhaza ufite ibyo kujya. Bantu b'Imana ba Kristo bene data, intambara warwanye cyagihe uri umusore utarubaka, ntabwo ari uzarwana wubatse urugo. Oya, intambara iba yahindutse, iba yahinduye isura. Na Dawidi rero iki gihe urugamba rwe rwahinduye isura. Niyo mpamvu yongera agisha Imana inama, arabaza ngo mbigenze ne? Kubushize wabwiye ngo nzamuke, ese bwo mbigenze ne? Imana iramubwira ngo Dawidi nuri buzamuke, ahubwo uri bubacikubo. Imana itugirire neza. Uri bubacikube, uri basukireho ateganye n'ishyamba ry'imitugunguru, uri bubazenguruke, noneho uze kubatungura bayoberwa uko bigenze. Mbere barazamutse bakureba, noneho ubatungure, wazenguruka ubatungure, batungurwe no kubona ubagezeho. Imana itugirira ubuntu. Hari igihe rero urugamba warwanye uri umukobwa ntabwo ari rwo uzarwanya uri umugore. Oya, urugamba ruba rwahindutse. Uyu munsi wa none dufite abantu batajyaga basambana ari abasore, ariko bamaze kuba abagabo, bamaze kuba abagore, batangira gusambana. Iyihe mpamvu yabibateye? Ni iki kibitera? Nuko ibi bintu impamvu, ntabwo umuntu utarajya ifiriti yagira irari ryo gushaka ifiriti, ariko umuntu wayiriye ahora yumva yifuza ayikeneye. Kenshi na kenshi abantu binjira muri ubuzima bubatse ingo bakinjira mu byaha, ni ukuvuga yuko ubuzima bwahindutse. Yamaze kumva uburyohe bw'ubuzima bwo kubaka urugo, yumva noneho ageze n'aho uwe afite atamuhagije, atangira no kwifuza abandi, agashaka guhaza irari rye anyuze no hanze. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, mube maso. Urugamba mwarwanye mbere si rwo mugiye kurwana mu bisubizo. Ubwo mwarwanye mufite ibyifuzo, murimo murira mubwira Imana ngo Mana dutabare, ntabwo ari rwo mugiye kurwana. Imana yabagejeje mu bisubizo, Imana yabinjije mu migisha. Urugamba rwarahindutse, ariko biragusaba ikire, biragusaba kongera gusenga. Niba wowe umaze kubaka urugo, ntabwo bivuze kugezeyo. Oya, ahubwo ugeze mu gihe cyo gusenga, ugasengera aya masezerano Imana isoje yo kubaka umuryango. Niba ugeze mu gihe cyo kugira amafaranga, senga usengere, kuko ugeze mu gihe cy'imigisha igiye kukugerageza. Kimwe mu bigeragezo, hari ikigeragezo cy'ubuzima bw'imibereho, hakaba n'ikigeragezo cy'imigisha. Imigisha nayo igira ibigeragezo, kandi ikigeragezo cy'imigisha kigira imbaraga kurusha ikigeragezo cyo mu mibereho ibihe, kuko ikigeragezo cyo mu migisha kigushyira no ku karubanda abantu bose bakakumenya. Ariko igihe wari ushonje wibereye hariya nta muntu wari ukuzi, uyu munsi umaze kugira amafaranga, uyu munsi wa none rero utangiye kujya gusambana, ugiye mu mahoteli, ugiye ahantu hatandukanye, kandi hariya hose urakurikiranwa n'ikoranabuhanga n'abashaka kugukuraho inkuru nabo yabateza imbere. Ikigeragezo cyo mu migisha gitandukanye n'ikigeragezo cyo mu mibereho isharira. Icyo nicyo kibi kiragatsindwa, kabone ko ari nacyo kiguhesha iherezo ribi. Imana itugirire neza cyane. Uyu mugabo Dawidi twavuze no ku muhungu we Salomo, imigisha yagezemo ise yakoreye yaje kumubera ikigeragezo kimwinjiza mu iherezo ribi, kugeza ubwo yasimbuwe n'umugaragu we. Ntabwo umwana wa Salomo ari we wasimbuwe, hasimbuwe Yerobowamu uwari umugaragu wa Salomo. Urumva rero iyi migisha yamuzaniye ikigeragezo kimutera igitutsi cyo gutuma adasimburwa n'abo yabyaye. Bene data bakundwa, nshuti y'umusaraba, mube maso musenge. Dawidi amaze kumenya ko yagize ati Mana mbigenze, iramubwira ngo noneho ubacikubo uribasukiraho ateganye n'ishyamba ry'imitugunguru. Ubwo uza kumva ikiriri gindi hejuru y'ishyamba ry'imitugunguru, biravuze ngo Uwiteka arabakugiye imbere,
kugira ngo aguhe gutsinda abanzi bawe. Dawidi aravuga ati so urakoze Mana, urakoze kuvuga. Izo ni imbaraga ziri mu kugisha Imana iki inama. Twari turi mu ntego ivuga ngo imbaraga ziri mu kugisha Imana iki inama. Gisha Imana inama mu buzima bwawe, mu bumereho yawe, ubwira Imana ngo Mana shigikira, fasha, bana nanjye kugira ngo ndusheho kurwana urugamba kandi sinde. Yesu atugirira ubuntu cyane. Biratubwira ngo Dawidi ngo nuko Uwiteka ngo yumvishije ngo ikiri gindi hejuru y'ishyamba ry'imitugunguru, amenya ko Uwiteka none hamwemereye amugiye imbere, ngo arirukanka atsinda be abanzi be, ngo arabikangana barahunga, ngo abagezi Geba, ngo abageza batsinda igezari. Imana itugirire neza. Nayo nkubwire ngo Imana iyo igishije inama, mu kugisha Imana inama harimo imbaraga zitsinda abanzi bacu, zikabasubiza inyuma, zikabageza mu birometero byinshi cyane. Nugisha Imana inama, niba uri umukobwa gisha Imana inama. Ese uyu musore durimo gukundana koko niwe tuzubakana? Ariko Mana kabone nubwo Imana yaba itavuganye nawe, ariko Mana ndamukunda. Nubwo yaba afite umutima mubi, niba ubona bikwiriye ko dukwiriye kubana, Mwami Yesu afite umutima mubi, uyu mutima uhindure nk'uw'inama, umusengero ugisha Imana inama. Nibyo koko wabonye ukurambagiza, wabonye fiyanse, ariko senga. Nibyo koko wabonye umukobwa urambagiza, ariko senga. Hari igihe yaba ari umukobwa mwiza, ariko kamere y'ibikugerageza bikazamutera umutima muba akaguhindukana. Bene data musenge. Ari igihe karande yawe igenda igasura umutima w'uwo bashatse, yarangiza ikamuhindura, wowe ukagira ngo ni umuntu wabaye mubi kandi ari impamvu ya karande yawe. Ukwiye gusenga, ugasengera amasezerano, ugasengera n'ibisubizo Imana ikugejejemo. Imana y'amahoro ibagirira ubuntu. Narindi kubabwira imbaraga ziri mu kugisha iki Imana inama. Dawidi agisha Imana inama. Kuba agiye kuba umwami w'Abisiraheli, nibikuye ko atagomba guhura n'ibigeragezo, nibikuye ko adakwiye gusenga. Ya masengesho yasenze Sawuli amuhiga, amurasa imyambi, amutera amacumu, n'ubundi akwiye kuyasenga ari n'umwami w'Abisiraheli. Noneho muri uku kuyasenga bimuhaye kugisha Imana. Imana imuhereyemo ubutsinzi kuko yakomeje intego yo gusenga. Kubera iki benshi mumara gusubizwa mukava ku ntego zayo, mukibagirwa ko mwahoze mu butayu, mukibagirwa ko mwahoze mupfukama mwinginga Imana, mukibagirwa ko mwajyaga muhamagara abandi mugafatanya ibihe byo gusenga. Ni iki kibateye kureka Imana? Rero ibi bigeragezo urimo guhura nabyo, mu bisubizo waronse ni wowe ubyikuye. Umugabo w'Imana Mose iramubwira ngo mbonye abantu bameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Aba bagabo Imana yarabirase. Umugabo wa gatatu Imana yirase ni uyu mugabo bita Dawidi. Uzabisanga mu byakozwe n'intumwa mu bice byaho 13. Dawidi Imana yaramwirase, iravuga ngo mbonye Dawidi mwene Yesaya, umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Uyu mugabo bita Dawidi, ntabwo tunavuze Dawidi we wagera ku rwego nk'urwa Dawidi, icyakora uzagerageze Dawidi akuberereho umudo mu kumwigiraho mu buryo bwo gukizwa. Imana itugirira ubuntu cyane. Niyo mpamvu tuvuze rero ku ijambo rifite intego ngo imbaraga ziri mu kugisha inama Imana. Nawe nuzajya ubona usumirijwe n'ingabo z'Abafilisitiya, usumirijwe n'ibibazo, usumirijwe n'ingorane n'amakuba y'uburyo butari bumwe, ujye upfukama ugisha Imana inama, ubwira Imana ngo Mana mbigenzene. Imana itugirire neza. Iki gihe Dawidi rero iri jambo dusomye ritweretse Dawidi yari amaze kuba umwami w'Abisiraheli, tena yari yamaze gusimbura Sawuli, yabaye umwami w'Abisiraheli. Abafilisitiya bumvishe ko yabaye umwami w'Abisiraheli, bibutse n'uburyo cyishe intwari yabo, intwari yabo Goliyati w'Igati, bamvishije Dawidi ko abaye umwami. Niba yarabatsinze ataraba n'umusirikare, ataranakora n'ikosi, barabati none yabaye n'umusirikare noneho mu ngabo za Sawuli, noneho ahindutse n'umwami. Uyu mugabo ntabwo tuzamukira. Bihagarika umutima abanzi be. Mene data bakundwa, nubana n'Imana, Imana ikagushyigikira, ikagutabara, igasohoza amasezerano y'ibyo wavuganye nawe. Ibyo bizahindisha umushyitsi abanzi bawe. Wajya ngo uravuga ngo Satani arakurwanya, mu bisubizo Satani azarushaho kuza kurwana kurusha uyu munsi wa none uri mu bibazo n'imibabaro y'imibereho. Mu bibazo, mu bisubizo Satani arahaguruka. Ahangaha nanone nashaka nakoramo iyindi ntego ivuga ngo mu bisubizo, mu mashimwe Satani aratera, Satani arahaguruka agatera abantu. Mwene data mukundwa, wowe uneza amatwi unkurikiranye kuri Shaka Imana TV ndetse no ku Muremyi TV no kuri Sarura 12 TV, najya ngutangarize nkubwire ngo shaka Imana, Imana nuyishaka izagutabara. Bibiri tubwiye ngo iki? Abafilisitiya
biciwe intwari yabo, bamaze kumenya ko biciye intwari yabo yimikishijwe amavuta akaba umwami w'Abisiraheli, baratinya, bahita bapanga umugambi wo kugira gute, wo gufata Dawidi bakamwica. Niko biritubwiye ngo Abafilisitiya bumvishije ko Dawidi yabaye yimikishijwe amavuta akaba umwami w'Abisiraheli, ngo Abafilisitiya bose bahagurukira kuza gushaka Dawidi ngo bamwice, ngo baraza badeneza mu kibaya cy'Abarafa. Bene data bakundwa, hari imbaraga zamenye neza yuko ugiye gutabarwa, hari imbaraga zamenye amakuru y'ubuzima Imana igutegurira. Uyu munsi zahagurukiye kuza kukurwanya, ariko abo badayimoni bahagurutse kuza kurwanya ubuzima bwawe. Mwene data, ntibiguce intege kudahaguruka nawe ngo ushake Imana, urusheho gushaka. Iki gihe cya none muri iyi minsi tugezemo, ikibazo dufite muri iyi minsi, iyo twumvishije Satani yahagurutse kudutera no kuturwanya cyane, nibwo abantu barushaho gucika intege. Sinzi ikibazo abantu bafite, ariko Bibiliya hano itwigishije iki? Dawidi yumvishije ko Abafilisitiya baje bashaka kumufata ngo bamwice, biravuga ngo yaramanutse ajya mu bihome, ngo ajya kugishirizayo Imana inama. Bantu b'Imana, twabonye ko muri iki gihe cya none, bitewe na kondisiyo y'igihugu cyacu turimo uko igenda, twabonye yuko ibijyanye n'ubutayu babihagaritse bitewe wenda n'ibyaha runaka byagiye biberayo nazi, ariko Bibiliya itwereka ko n'ubundi kuva na mbere no kuva kuri uyu mugabo Dawidi turimo kuvuga ku mateka ye, turimo kwigiraho kugira ngo twigireho. Ku ngingo ya 50 niyo bavuga ngo nimuze mwenyine twihererane musange ahantu hatari abantu. Hari igihe biba ngombwa yuko ugera mu gihe ushaka gusenga isengesho rya wenyine. Dawidi nawe yumvishije urugamba afite, asanga atari uwo gusengana n'abantu, ahubwo asanga yuko akwiriye kujya gusenga ari wenyine, kandi akagisha Imana inama, akayibwira ngo Mana ko nahagurukiwe n'uru rugamba, none mbigenzane mbigire Imana itugirire neza. Bibiliya itubwiye ngo iki? Itubwiye kuri umugabo bita Dawidi. Bibiliya iratubwiye ngo Dawidi aramanuka ajya mu bihome, arangije agisha inama Imana itugirire ubuntu cyane. Imana ibabarire kuko mwaretse inshingano z'ibyo mwahoze mukora. Yesu abagirire neza. Dawidi nigeze atakaza inshingano zo gusenga, kabone nubwo yarabaye umwami w'Abisiraheli, kuko we yarazi ko abanzi bagihari, kabone nubwo amasezerano asohoye, ariko yarazi ko hari abasiba. Nubwo Sawuli yari yarapfuye, ariko Abafilisitiya bari bagihari. None wowe se niba uzi ko umwanzi wawe, dufite abanzi benshi, hari abo uzi n'abo utazi. Niyo mpamvu udakwiye rero guteshuka ku nshingano zo gusenga mu gihe cyose ugeze ku masezerano cyangwa Imana isohoje bya bindi Imana yavuganye nawe. Biguca intege ngo utakaze inshingano zawe. Yesu abagirira ubuntu cyane. Rero nagira ngo dusenge, ariko bene b'Imana aho muri hose mu mpande zitandukanye z'isi, mwitekerezaho musenga, mubwira Imana tuti Imana udufashe, kuko hari cyari imbaraga zibiturwanya, ni wowe kudutabara. Yesu abagirira ubuntu cyane. Nitugaruka ku kindi gice, nzababwira imbaraga ziri mu kugisha nyine Imana inama. Tuzavuga ku mugabo bita Ezira. Ezira ni umugabo wagishije Imana inama. Ni igihe bari barimo bava i Babuloni mu myaka 70, Abisiraheli bari bariyo, ariko bagaruka bahura n'urugamba mu nzira. Uzabisanga mu gitabo cya Ezira ibice 8 umurongo wa 21. Ubwo Ezira bageraga kumugeza hafi ngo bakagisha Imana inama, bakiyiriza ubusabo n'abana babo batoya. Bene data bakundwa, kugisha Imana inama harimo imbaraga z'ubutabazi. Imana ibahumugisha, ndabakunda cyane. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu n'imbabazi udahwema kutugirira, tugushimiye kubwira ijambo, kandi dusabiye abene data ubaye kubafasha kudateshuka ku nshingano z'ibyo bizeye biyemeye, ahubwo ubashyigikire kandi ubarwanirire, ubahe gutsinda ibyabatsindaga. Dawidi yarapfukamye ajya mu bihome, niyambura umwambaro w'ubwami ajya mu bihome. Mwami Yesu yari umugikomerezwa, yarakomeye, ariko yiyambura gukomera, aca bugufiya, aringinga umugira inama, maze inama wamugiriye imuha gutsinda abanzi be, arabahombora. Bongeye bagarutse, yongera aca bugufa kugisha inama, umuha imbaraga zo kuzenguruka abanzi babaciye ikube, arabatsinda, uhabwa icyubahiro. None ndasengeye n'uyu mwene data unkurikiranye uneza amatwi, nibyo koko ubwa mbere waramwumvisha uramusubiza, none ari mu ntambara z'amashimwe z'imirimo n'ibitangaza wamukoreye. None Mwami, mwongera umwungura ubwenge, abashe gupfukama, yongere kukugisha inama, wongere umuhe ubundi buryo bwo kurwana no gutsinda abanzi be. Niko mbisenze kandi
niko mbisabye, ni mu izina rya Yesu watubambiye ku musaraba, amen. Urakoze mukozi w'Imana, Imana ni guha umugisha. Abagukenera bakubona kuyihe nimero kugira ngo ube wabasengera cyangwa musengane? Bambona kuri nomero ya 078 72 85 11. Urakoze cyane. Reka twifurize umugisha abadukurikiye, mukanda subscribe ku Muremyi TV, Shaka Imana TV, Sarura 12 TV. Imana ibaha umugisha kandi muhahe muronke umugoroba mwiza. Ciao ciao. Shalom.